Yes, bohoka ukire umenye buri kimwe cyose gikomeje kugenda kivugwa muri aka karere duturiye. Burya icya mbere ngo ni amakuru, icya mbere mu by'ukuri ni ukumenya ibiba bikuzungurutse ndetse n'uko hirya no hino haba haramutse. Ni iby'ingenzi rero, reka tusimbukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo turebe ibyaho uko bimeze. Murabizi ko muri aka karere ariho hamaze igihe habera intambara ikomeye ikomeje gusakiranya abarwanyi ba AFC mu 23 ndetse na leta ya Kinshasa igaragiwe n'imitwe myinshi yibumbiye mu cyo bita wazalendo, ariko kandi tutibagiwe ingabo z'u Burundi, tutibagiwe abacancuro, tutibagiwe byinshi bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri rero turaje tubabwire uko bimeze. Ku munsi w'ejo ntabwo byari byoroshye, no muri iki gitondo niko bukeye. Tujye kubabwira muri teritwari ya Rubero, tubabwire ukuntu Rubero bimeze. Muri Rubero rero igihari nuko wazalendo zatangiye gukubitwa ku rwego rukomeye cyane, ndetse bivugwa ko zigiye kurasanwa na ADF naro. Byatewe n'iki? Byatangajwe nande ko iyi mitwe ya wazalendo tuzi ko ikorana na leta ya Kinshasa? Kubera iki batangiye kuyirasa? Ese ni UPDF, ese ni FRDC bakorana batangiye kuyirasa? Ntuze gucikwa n'aya makuru. Turaza kuba nanone dusimbukira ku duce twafashwe ku munsi w'ejo muri teritware ya Kalehe, turababwira uko bimeze. Hanyuma tubabwire ko Katoyi bidasubirwaho, noneho twavuga ko ibyo ngibyo twabivivura. Katoyi centre cyangwa icyicaro cya secteur ya Katoyi cyabaze kuba kigarurirwa n'abarwanyi ba AFC mu 23. Byagenze gute? Noneho turabikesha ibinyamakuru bikorera imitwe ya wazalendo, nibo noneho babivuze, twe twarabivuze. Benshi baravuga bati amakuru mushobora kuba muvuga siyo cyangwa se ntimuyazi, ariko noneho turayazanye ya nyayo. Si saho gusa turi buze kubabwira, kuko turi buze kugaruka mu bice bigiye bitandukanye, haba muri Walungu haramukiye imirwano muri axe mu gace ko bita Kanyola. Iyi Kanyola murayizi, yigaruriwe na AFC mu 23 mbere yuko ndetse na Zibira yigarurirwa. Kanyola ndetse n'ahitwa Mugogo haramukiye ngo icyitwa igisasu kiremereye cyane. Hanyuma saho gusa turaza kuba dusimbukira muri Mwenga naho turaza kuba tureba ibya Mwenga uko bimeze, kuko abaturage biraye mu madefense ya wazalendo barayatwika pe. Ni nyuma yuko izi mayimayi zirashe ngo monotable cyangwa se umuyobozi w'abaturage muri ako gace. Turaza kubabwira uko bimeze, tubabwire ndetse n'abaturage umwanzuro bafashe, ngo kuko umutwe witwa anti wazalendo ngo niwe ugiye kuvuka muri abo baturage, kuko nabo ni abagabo. Urumva ntabwo byoroshye muri biriya biti. Si ibyo gusa yemwe, turaza kugaruka, turaza gusubira gato muri teritwari ya Rubero turebe ibyaho, kuko uyu munsi ni umunsi w'imyigaragambyo idasanzwe yateguwe, ndetse yateguwe n'abaturage bavuga ko bari buze. Ni imyigaragambyo ariko dushobora gukompira cyangwa tukayihuza nuko bari mu kiriyo cyangwa se bari mu cyunamo cy'abaturage babo biciwe mu gace ko bita Biyambwe. Amakuru mfite nuko icyicaro cy'abapadiri cyari Biyambwe cyamaze nacyo guhunga, bamaze kuhava. Kakure Somo Evariste, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, guverineri militaire, uyu mugabo nyuma yo kwibasirwa cyane, amakuru ahari akaza gufata umwanzuro ngo ufite imbunda azajya yijyana, bazajya bamuha $100. Amakuru ahari ari kutugeraho arimo aratubwira ko ngo noneho leta ya Kinshasa yohereje telegram. Muraza kuyibona hano, turaza no kuyisoma tubabwire. Iyi telegram iri kumubuza ikamubwira iti weho ibyo ushobora kuza gukora bishobora kuza gukora kuri twebwe, nitwe dushobora kuza kubigiraho ingaruka. Ufite aya mafaranga yo gutinyuka gutanga kugira ngo imbunda baziguye ko abaturage bose twabanyanyagijemo imbunda kandi bakaba bakennye. Ati rero bashobora kuzizana amafaranga ukayabura, bikarangira bazikwatse, ugakereya akavuyo. Jacquemin Shabani yamwandikira aramubwira ati ntukongere kwibeshya ngo ukore iryo kosa. Urumva ntabwo byoroshye rero, nayo ngayo ahanini tujye kugenda tugarukaho. Ni urumva ni muri teritwari ya Rubero turi bwibande, ndetse na teritwari ya Karehe, ndetse na teritwari ya Mwenga, yemwe na teritwari ya Walungu. Urumva ni teritwari eshatu zo muri Kivu y'Amajyepfo na teritwari imwe
yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ubundi turaba dushyizeho akadomo cyangwa turaba dushyizeho umutemeri makuru turaba twabateguriye. Ni amakuru mu by'ukuri yibanda kuri ibyo ngibyo ahanini, ariko noneho tunabasuhuza, ariko kandi tunabasaba ikintu namwe mubizi cyo gukora, namwe murakizi, nyamuneka si ngombwa ngo tujye tugisubiramo, gukora sabone niba aribwo bwa mbere utugezeho ukavuga uti aya makuru y'aba bahungu ndabona ibyo ari byo byose atameze nka yandi nkunze gukurikira, aba ari muri byacitse, ateye amakuru rero ngomba kujya nyakurikira umunsi ku wundi. Kugira rero uzajya uyabona uyabonera igihe, urasabwa iki? Urasabwa gukora sabone, ugakanda ku nzogera hasi, hanyuma amakuru akajya kugera igihe cyose tuyarekuye, ugahita ubona inzogera. Si ibyo gusa, like nyamuneka ni nziza cyane, like ziba nziza iyo zibaye nyinshi, buriya like ziratunyura cyane, tubona ko ibiganiro byacu muba mwabikunze. Comment rero nta gisa nayo, comment niyo feedback yacu, niyo message retour, niyo itubwira ko ibiganiro uko mwabyakiriye. Rero kuri iki kiganiro ntukore ntihabeho message retour, ntago ingemba niteretse gusa nkavuga ibyanjye nangiza nkigendera, ariko biba bisabwa kugira ngo nawe unyongerere, ubwire igitekerezo, unshimire se wenda, cyangwa ugire n'ikindi kintu ukora. Urumva ibyo bintu ni iby'ingenzi cyane, kandi turabibasaba twizera ko byaba bikunze mugomba kubikora. Munyemere rero amakuru yacu tuyanzikire, amakuru tugiye kuyanzikira muri teritwari ya Karehe, nta handi tugiye gutangirira. Teritwari ya Karehe ntabwo iri kure cyane y'aho turi, teritwari ya Karehe ntabwo iri kure cyane y'aho turi. Bien sûr, ushobora kumfata aho ndi hano, ushobora kumfata amasaha 2 ngeze muri Karehe. Urumva ko desert ntagomba nkoresha amaguru, ariko nshobora gukoresha moto nkakoresha amasaha 3 bitewe n'aho ndi, ariko nshobora gukoresha n'iminota 40, nshobora kwikubita hano ku bwato hariya hepfo, ubundi nkahita kubita hano igituku, ubundi tayari nkaba ngeze Minova. Urumva ko rero ntabwo ari kure cyane. Munyemerere dutangirire kuri utu duce twafashwe ku munsi w'ejo muri teritwari ya Karehe, ariko benshi bakomeje kwita ngo ni muri teritwari ya Masisi. Iriya rero biriya ntabwo umuntu wabyita ni Masisi, rimwe na rimwe ngewe ntabwo namugaya, sinanavuga ko yibeshye, kuko ni ibice bitari kure cyane ya teritwari ya Masisi, kuko ibyaberaga muri Gatoyi ushobora kuba babifashe bakabikompira bakabihuza, kuko iyo urenze muri Gatoyi ibumoso ushobora gukomeza ukagera muri Karehe. Hano Masisi ushobora guca Ngugu ugakomeza Rwangara ugahita ugera muri Karehe. Urumva ko rero niba abantu begeranye biragora cyane, nk'uko ifatwa rya Kanyabayonga twagiye turigaruka tukababwira tuti bamwe Kanyabayonga bari kuvuga ko ari muri Rucuro, abandi nyine donc imbibi bisaba kuba uhasobanukiwe unazi ngo bimeze biti. Ni uduce dutatu, ni Kabashwa, ni Kasheke ndetse na Bituna. Ni uduce dutatu twabaye kontrole ku munsi w'ejo nyuma y'imirwano, tukigarurirwa n'intare za Sarambwe bidasubirwaho. Buriya hari ikintu mvuga kwigarurirwa bidasubirwaho, narigeza nkanavuga yuko ahantu habereye imirwano ariko hagikontororwa na AFC mu 23. Ibyo rero mbivuze haba harimo ubusobanuro. Hari ahantu hakontororwa byuzuye, hari n'ahantu ushobora kuvuga ko hatarakontororwa byuzuye, kubera ko isaha iyo ari yose ibitero biraza, mushobora kuba mwahageze mugakora wizoro mukabona hadakwiriye mukaba mwanahava. Iyo tuvuze ari agace kabaye kontrole mu buryo bwuzuye, kuba Tombe bashobora kuba bahageze aribwo bwa mbere tukavuga ko kafashwe, ariko bashobora no kukavamo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe tubabwira ngo agace kabaye Tombe, ikindi gihe tukazagaruka tubabwira ko tena kakongeye kuba Tombe, baba barakavuyemo bagasubira inyuma, ariko barakagezemo bakongera noneho bakagaruka, wenda rimwe na rimwe bakigarura. Ni uduce rero navuga ko ari uduce dutatu tw'ingenzi turi muri teritwari ya Karehe. Ntabwo hano rero turi buhatinde, turahita tugaruka gatoya dusimbukire muri teritwari ya Masisi. Masisi rero nayo nta byinshi turi bubivugeho, ni ya makuru n'ubundi twagiye tugarukaho, tubabwira ko Gatoyi n'ubundi yabagamo AFC mu 23, ariko ni secteur arega, ni secteur, ni nko kumva imirwano ibera muri Bashari Makoto, ukumva ni igice kinini. Gatoyi rero igizwe ahanini n'amashyamba. Amakuru dufite kugeza amagingo yaratubwira ko noneho bidasubirwaho AFC yigaruriye centre noneho ya Gatoyi nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo. Ibi mpamvu bivuze ngo utya narabivuze wenda ejo nkababwira ati Gatoyi yarafashwe, nuko
noneho yabaye kontorore mu buryo bwuzuye, kuko ikinyamakuru cyabo cyandikwa gikoreshwa cyangwa nyiri ikinyamakuru witwa Sekimonyo ni umuzarendo ruharwa ndetse n'umuvukire wo muri Rucuro, ariko aba ari Kinshasa. Nuko iki kinyamakuru cy'ubwacyo cyagize kiti en territoire de Masisi dans la province du Nord Kivu, les rebelles du M23 ont pris contrôle du chef-lieu du secteur de Katoyi depuis ce mardi après de intenses combats contre le Wazalendo. So urumva niba ikinyamakuru cyabo ubwacyo cyavuze kiti noneho kera kabaye, aho turayamanitse, ataho hafashwe. Baba bafite amakuru bahawe n'ahari, barababaza bati ese tuvuge ko hafashwe, ntabwo mushobora kongera kuyigarurira? Akabakura inzira ku murimo, akavuga ati fose turimo turahabona, ati intare za Sarangwe turimo turahabona, tukabona nta gahunda bafite zo kuhasubira. Rimwe na rimwe babivuga nyuma y'iminsi 3 cyangwa 4. Twebwe rero ako ngako tuba twarakavuze. Rero nabo iyo babitangaje, kuko tuba tureba ibyo bavuga, aribo tuba duhanganiye kuri izo social media, tugahangana mu buryo bwo kuvugisha ukuri, wenda bo bavuga ibinyoma, tuba tugomba kugaruka no ku nkuru zabo tukazivugaho. Niyo mpamvu tubabwiye ko kugeza amagingo aya ngaya ari uko nguko situation zimeze. Hanyuma andi makuru arimo aratubwira ko muri ubwo tuvuye muri axe ya Gatoyi, twakomeje twamaze kugera muri teritwari ya Warungu. Teritwari ya Warungu nyuma y'imirwano yabaye ku munsi w'ejo mu gace ko bita Ruhago ndetse naho bita Irega, biravuga ko icyitwa Wazalendo bahiciwe ari benshi. Kugeza amagingo aya ngaya hakaba hari bakomeje kwitabwaho, abo bakomeje kwitaho muri axe cyangwa se hariya ku bitaro by'ahangaha muri hariya haba defense zikomeye cyane z'interahamwe, bahita Bunyakiri, komeje kwitabwaho Bunyakiri. Munyemara ariko njye nari nkiri muri Shabunda, reka mbabwire ibya Shabunda nako ibya Warungu. Nuko nyuma y'iyo mirwano uyu munsi kuva saa 12 za mu gitondo, ngirika za kilo, amasasu aremereye cyane, akomeje kumvikana mu gace ka Mugogo ndetse na Kanyora. Icyitwa Wazalendo zaje kugaba igitero mu gace ka Kanyora, agace kigaruriwe kera nka AFC mu 23, agace kamaze kwigarurirwa mbere y'uko zanzibira n'ahandi mu birometero birenze hafi 40 byigarurirwa. So iki rero ni igitero cy'ubucengezi kiramutse gikorwa muri iki gitondo muri aka gace. Gusa turabizi iyo babikoze rimwe na rimwe gutaha kwabo bijya biba ikibazo. Hari igihe birangira nabo ubwabo hatashye ingerere kabisa. Ni muri Warungu, ni muri teritwari ya Warungu. Hanyuma wenda ikindi nshobora kuvuga nuko kugeza amagingo ya muri Parike Nationale ya Kauzi Biega, abasirikare ba Wazalendo bakiriwe ku bitaro bya Bitare muri Bunyakiri. Abasirikare benshi ku ruhande rwa Wazalendo, ku ruhande rwa FARDC, uruhande rw'interahamwe, ngo bakiriwe ku bitaro bya Bunyakiri. So ni nyuma y'imirwano rero ikomeje kubera muri axe zigiye zitandukanye zo muri teritware ya Karehe ndetse na teritware ya Kabare. Ndumva ari uko nguko, kuko urumva Parike Nationale ya Kauzi Biega koze kuri Karehe, gakomeza gakora no kuri Kabare. So nuko nguko dushobora kubifatanya. Uko wabifatanya, wafata yuko imirwano tubye duce twigarurirwa two muri Karehe ishobora kuba yaguyemo abatari bake, abandi bakajyanwa, ibitaro bikaba byamaze kurengerwa n'inkomere. Aya ni amakuru mu by'ukuri dukesha imboni zacu ziri hariya, zagiye ziyaduhereza ndetse zikayaduhereza mu rurimi twese cyangwa se twebwe nabo tuba duhuriyeho. Hanyuma dusibukire muri teritwari ya Mwenga. Muri Mwenga bimeze biti? Muri teritwari ya Mwenga amakuru aratubwira ko icyitwa Wazalendo zikomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, zikaba ndetse zanarengereye zikivugana umwe mu bayobozi bo mu gace ko bita Rugushwa. Navuze Kabushwa haruguru,
ariko hari n'akitwa rugushwa. Twebwe ntabwo tubyitiranya, turabihuza neza kugira byumvikane. Rugushwa rero yo iri muri teritware ya Mwenga, naho Kabushwa nababwiraga hariya ho iri muri teritware ya Karehe. Iyi Rugushwa yo muri Mwenga rero amakuru avuga ko umuyobozi waho umwe yishwe, bikaba byateye abaturage uburakari bukomeye cyane. Rero ni access control na leta, abaturage bakaba barakaye, bakaba baramutse batwika ibirindiro bya Wazalendo, babitwika bavuga bati ibi bintu ntabwo dushobora kubyihanganira, ati amabi mwakoze ni menshi, muratwambura imitungo tugaceceka, ati rero ntabwo mwatangira no kutwambura abayobozi. Amakuru ahari rero ni uko abaturage nabo bafashe umwanzuro wo gukora ngo umutwe witwa anti Wazalendo, cyangwa se abantu b'abaturage bagomba kurwanya, bagomba guhagurukira kurwanya Wazalendo. Umva ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye na gatoya, kuko birumvikana ko byanga bikunze abaturage barakaye. Reka mwumve ko abaturage barakaye ukuntu bimeze. Situation iko hivi, tuko deja kulie hapa, situation kadiri kisi munasikia ndo kisi iko Wazalendo wanaua notable moya Kanaume hapa, ngo abazalendo bishe notable wabo witwa Kanaume, kandi ngo bamwicishije inkoni. Tunasema bakubwa yote ya bazalendo mkusho akutabakia ati turi kuvuga ngo abayobozi bose ba Wazalendo Rugushwa, nta n'umuzalendo w'umuti ugomba kuhasigara. Ati nta n'umuzalendo n'umwe ugomba kuhasigara. Ati bitabaye ibyo natwe turinjira muri groupe yitwa groupe ya anti Wazalendo, groupe igomba kurwanya Wazalendo. Numva abo n'abaturage bafashe uwo mwanzuro mu gihe ubuyobozi bwo ubuyobozi bubaho kwera, ubuyobozi bwarabatereranye, ubuyobozi bwo ubwabwo ikibushishikaje ni ukurya amafaranga ndetse no kurwanya AFC mu 23. Ngibyo rero ngiyayo nguko rero. Hanyuma hari ibitero byari biteganyijwe kugabwa mu Minembwe kugeza amagingo aya ngaya, kugeza amagingo ayo tuvugana, amakuru arambwira ko ibitero n'ubundi byagabwe, nubwo tutarabona ripoti y'umunyamakuru wacu uri muri biriya bice, araza kuyaduhereza nayaduha n'ubundi tuyabazanira yuzuye. Hanyuma ku munsi w'ejo mu masaha ya saa moya muri gace ko bita Ngangi ya mbere muri Avenue Kinyabudehe witwa Kakule Kahiwa Emmanuel yararashwe. Hanyuma yarashwe n'abantu kugeza abagingo bataramenyekana, bakaba barasiwe mu gace ka Espagne muri Ngangi ya mbere. Umukobwa nawe umwe nawe yarinjiriwe, amaze kwinjirirwa afatwa ku ngufu arabakwa, afatwa ku ngufu yararepingwa nk'uko benshi bakunze kubivuga. Urumva ni ikibazo. Hanyuma icyitwa Wazalendo zirimo ziraraswa kuko ngo bamaze kubona ko zikorana na ADF, ahubwo ADF itarimo. So rero kubera ko zatangiye kuraswa, umudepite wa kera witwa Kakule Sasita yavuze ati UPDF mutangiye kurasa Wazalendo, kandi aho kugira ngo musubize inyuma ADF, ahubwo ADF niyo iri kwadvansinga. Ati ibyo bintu birasobanuka biti. Akurari rero nuko ADF yafashe umwanzuro wo kubarasa, ariko hakaba witwa Eze Kanendu yavuze ati Wazalendo kubera kudafatwa neza bamaze nabo kwibera ADF naro. Ati ibyo bintu mu byitondane. Hanyuma wenda nsoza babwire ko guverineri we bamubujije byagaza gahunda zo gutanga amadolari 100 ku mbunda, amadolari 200 ku mbunda ya musada. Impamvu babimubujije ndaza kubigarukaho mu makuru yacu arambuye, makuru yacu ataha. Kabashimire cyane, ukomeze mubane na Ruhuka. Ubwo ni Ruhuka bohoka, ariko ni bohoka ukire, haba kuri Ruhuka haba kuri bohoka, umva ni ibintu bimwe. Bohoka ukire TV ni ukubohoka ariko wamaze kumenya amakuru, kuko umaze kumenya amakuru urabohoka. Ndabashimiye cyane, kuri yacu yo nakagaruka. Ukomeze mubane natwe, mudutera inkunga, mukudutera inkunga kwanyu murabizi, tuze gusubira nako mu masaha ari imbere.